Ino Sport Rwanda nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho mudukurikira muherereye. Turaje muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya. Tugiye guhera kuri ino nkuru ivuga ko Bisimwa yamaganye ifungwa ry'abarimo ushinjwa gutunga pasiporo y'u Rwanda. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yamaganye itabwa muri yombi ry'abanyekongo batatu barimo ushinjwa gutunga pasiporo y'u Rwanda. Aba ni Nzungize Rwakagara Emmanuel usanzwe ari umushoramari, Françoise Munyarugerero usanzwe ari ofisiye muri polisi ikorera i Goma, na Pacome Lenga Ngama wa Kawunge uyobora ishami ry'ikigo gikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi Regideso muriho Katanga. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa ubwo yerekaga itangazamakuru aba banyekongo kuri uyu wa 15 Ugushyingo 2024, yasobanuye ko ubutumwa bwagaragaye muri telefoni zabo bugaragaza ko bakorana n'ihuriro AFC ribarizwamo M23 riyobowe na Colonel Nanga. Uyu musirikare yavuze ko Nzungize atunze pasiporo ebyiri, imwe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'indi y'u Rwanda. Yasize pasiporo y'u Rwanda muri Zambia abona kwambuka umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Major Ekenge yatangaje ko Nzungize ari umunyamuryango wa AFC ya Colonel Nanga. Ubutumwa bwinshi bugamije inabi bwaragaragaye muri telefoni ye. Ni umunyamuryango w'umuryango Isoko y'Abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho urubyiruko buruse. Ndabamenyesha ko urwo rubyiruko rwinjira mu mutwe w'iterabwoba wa AFC M23. Bisimwa yashingiye kwitabwa muri yombi ry'aba bantu agaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bukomeje gukora ibishoboka byose mu kwibasira inzirakarengane. Asobanura ko n'ababukorera bafatwa nk'abanzi. Yagize ati ibishoboka ubutegetsi bwa Tshisekedi buri gukora muri iki gihugu no kwibasira inzirakarengane. Ati nta nubwo azuyaza mu guhindura abanzi ba rubanda ba mbere cyangwa abaterabwoba inzirakarengane zirimo izimukorera ashingiye ku makuru adafite ishingiro. Muri Nyakanga 2024 urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwaburanishije abantu 5 bashinjwa gukorana na AFC barimo ababyemera n'abatabyemera. Nyuma yaho muri Kanama bose bakatiwe igihano cy'urupfu bafungiwe muri gereza ya Ndoro. Ni amakuru hano ku Imena Official, nizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Turacyane mu makuru nyine arimo aragenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko amakuru arebana n'u Rwanda. Munyemerere tujye kuri izi nkuru, tukiri ku nkuru za hano mu Rwanda, ariko reka tujye kuri ino nkuru yanditswe igira iti abarenga 200 bitabira inama rusange ya Unity Club Intwararumuri. Abanyamuryango ba Unity Club Intwararumuri bagera kuri 200 bitabiriye inteko rusange y'uwo muryango itangirwamo igenamigambi ryawo ry'imyaka 5 no kwakira abanyamuryango bashya 19. Ni ihuriro rihuje abanyamuryango ba Unity Club barimo abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu, abahoze muri guverinoma n'abambasaderi ndetse n'abagabo cyangwa abagore babo. Muri iri huriro biteganyijwe ko hareberwa hamwe ibikorwa byagezweho mu myaka 7 ishize ndetse no kurebera hamwe ibikorwa biteganyijwe gukorwa mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere. Biteganyijwe kandi ko hari butorwe bamwe mu bayobozi b'umuryango mu rwego rwo kuzuza inzego z'ubuyobozi bwawo. Muri iyi nteko rusange kandi biteganyijwe ko hari bugarukwe cyane ku buzima bw'umuryango ndetse haranakirwa abanyamuryango bashya ba Unity Club 19 binjiyemo uyu mwaka. Iri huriro rigiye kubera muri Kigali Convention Center, aho rifite insanganyamatsiko igira iti ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho okwacu.
ni ihuriro rije mu gihe u Rwanda rwinjiye muri gahunda y'iterambere ry'imyaka 5 NST2, bityo nk'intwararumuri ziri ku ruhembe rwo kwesa imihigo ikubiye muri iyo gahunda. Ni umwanya wo ku bayobozi bazaba bateranye wo gukora ubusesenguzi bugamije kwihutisha no kunoza ibyo bakora, batekereza kandi bakamurikira u Rwanda n'Abanyarwanda. Biteganyijwe muri iri huriro ko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu iri butangarizemo ikibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Hateganyijwe kandi ihuriro ryaguye rihuza abanyamuryango ba Unity Club n'abandi batumirwa barimo abayobozi mu nzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu kugeza ku buyobozi bw'uturere, sosiyete sivile, abikorera, abahagarariye amadini n'urubyiruko ndetse n'abarinzi b'igihango ku rwego rw'igihugu. Ibikorwa by'ihuriro rya 17 birasozwa no kumurika abanyamuryango ba Unity Club n'abatumirwa imyanzuro ngiro y'ihuriro ngarukamwaka rya 17 no gutanga ishimwe ku barinzi b'igihango ku rwego rw'igihugu. Unity Club igizwe n'abayobozi bari muri guverinoma, abayihozemo n'abo bashakanye. Uyu muryango washinzwe na Madamu Jeannette Kagame ku wa 28 Gashyantare mu 1996 hagamijwe gutanga umusanzu mu kwimakaza umuco w'ubumwe bw'amahoro n'amahoro byo nkingi y'iterambere rirambye. Mu gihe uyu muryango washingwaga, igihugu cyari gifite ibibazo bikomeye byari bikeneye kwigwaho no gushakirwa umuti wihuse kandi urambye, birimo kucyubaka mu nkingi zose zirimo umutekano, ubuzima, uburezi, imibereho, gushyingura mu cyubahiro imibiri yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi no guhumuriza abakomeretse, kwita ku mfubyi zari zarandagaye, umutekano w'igihugu hibandwa ku w'ibihugu bikikije u Rwanda ndetse no kubaka inzego z'igihugu. Unity Club yashyizeho imbaraga mu kwita ku mfubyi no gukangurira umuryango gufata abana ndetse abari bakuze bubakira inzu zo kubamo. Mu 1995 mu Rwanda hari ibigo by'imfubyi 353 birimo abana benshi b'imfubyi n'abagiye batana n'imiryango yabo. Aba bafashijwe kubona imiryango ndetse abakuze batabonye ababakira bashakiwe amacumbi yo kubamo, bariga banashaka imirimo batunga. Uyu muryango unafite umudugudu uri i Nyamagabe n'uwa Rubavu watujwemo abana b'imfubyi muri gahunda ya Tubarere mu muryango. Muri 2014 Unity Club yiyemeje gushakira ababyeyi b'incike za Jenoside igisubizo kirambye ku bibazo bari bafite, aricyo kibabonera icumbi ryiza, bagasubizwa icyubahiro kibakwiye, bakabonerwa ibyangombwa byose, bakisanzura, bagasabana, bakavuzwa, bagasubirana ubuzima bwiza. Aya macumbi yitwa Impinga Nzima, yubatswe mu turere twa Rusizi, Huye, Nyanza ndetse na Bugesera. Unity Club ifite ibikorwa bigamije kuba umusimburo w'ibisubizo, cyane cyane ibishingiye ku bibazo byatewe n'ingaruka zo kubura ubumwe. Inagira uruhare mu kwita ku iterambere rikomatanyije, aho abagenerwabikorwa bayo bita ku baturanyi babo bagasangira iterambere. Mu bikorwa iteganya mu gihe kizaza, Unity Club yiyemeje gukomeza kugira ibiganiro hagati y'abanyamuryango mu guha igihugu icyerekezo, gukomeza guhangana n'ingengabitekerezo ya Jenoside, gufasha ibyiciro byihariye birimo urubyiruko, ababyeyi batujwe mu nzu z'impinga nzima. Ni Imena Official, turacyari mu makuru agezweho, nizera ko bakomeje kugenda abanogera. Reka tubabwire ati umuntu utarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo akande subscribe, hanyuma nawe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ushobora no kujya no muri commentaire ugatanga igitekerezo cyawe bigendanye n'inkuru tuba twakugejejeho. Ubwo rero reka dukomeze tubashakire n'andi makuru agezweho, twizera ko ari buze kubashimisha kandi akabanogera. Turacyagerageza kugenda tubashakira, ni murambirwe mu by'ukuri, nicyo turimo turagenda dukora hano ku Imena Official. Ushobora no kujyaho ugashaka andi makuru twagiye tubagezaho
ukiyumvira ndetse ukagenda unatangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ubwo rero reka tujye kuri iyi nkuru ivuga ko ariko tugiye kuva hano mu Rwanda twerekeze muri Amerika, tuve kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri ubwo ni ku nkuru ivuga ko Amerika mu by'ukuri ideni rya Amerika ryarenze miliyari 36 z'amadolari mu by'ukuri. Ni ku nshuro ya mbere mu mateka ideni rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryarenze miliyari 36 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyine nyuma y'uko ryongereyeho miliyari 1,000 mu mezi 4 gusa. Uyu mwaka watangiye ari ideni riri kuri miliyari 34,000 Nyakanga, igera rimaze kwinjira kuri miliyari 35 mbere yo gukomeza gutumbagira aho rigeze kuri miliyari 36 magingo aya, ndetse rikaba ryitezwe gukomeza kuzamuka ku buryo muri 2027 rizaba rigeze ku 106% by'umusaruro mbumbe w'icyo gihugu na 122% muri 2034. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF kivuga ko iri deni rishobora kuzaba rigeze 40% by'umusaruro mbumbe wa Amerika muri 2032 mu gihe ryakomeza kuzamuka ku muvuduko rifite magingo aya. Iki kigega gikomeza gitanga umuburo aho kivuga ko icyuho kiri mu ngengo y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishobora kuzongera iryo deni mu myaka iri imbere, kandi ibi bikagira ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange, cyane ko idolari rya Amerika ishyiga ry'inyuma mu bucuruzi mpuzamahanga. Icyakora Leta za Amerika, Perezida Donald Trump yasezeranyije kugabanya amafaranga akoreshwa nabi n'iki gihugu, bishobora kugira ingaruka ku gabanuka ry'ideni rikomeje kuzamuka mu buryo budasanzwe. Ubwo rero kadusoreze ahangaha amakuru yacu, twizera ko yabanogeye. Indi sango y'amakuru ni ahangaha, icyo usabwa kanda subscribe tujye tubana mu biganiro tugenda dushyiraho, mukomeze mu ugubwe neza cyane. Bye.